ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Bene data bavandimwe, ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo mbese amahoro wayabona ute? Topiki tugiye kuganiraho nifuje kubagezaho iragira iti mbese amahoro wayabona ute? Nge mwumva ugiye kubagezaho ubutumwa bwiza bushingiye ku ijambo ry'Imana. Nitwa Bizimungu Jean Claude. Ndashimira Imana ko igikomeje kudutiza umwuka w'abazima, igikomeje kuturindira mu buntu bwayo, tukaba tugejeje iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muvandimwe nshuti yanjye, mu by'ukuri kuri iyi si turiho hari abantu benshi babuze amahoro yo mu mutima. Hari abantu benshi babuze amahoro mu ngo. Wowe ntuzajya ubona uryama ukabona ibitotsi ugasinzira, ukabona bukeye amahoro, buriya ntukagire ngo bose bahiriwe nk'uko wowe wahiriwe. Hari ababa bababaye cyane, baryama ntibasinzire, babuze imbaraga baha kugira apeti ngo babashe kurya, kandi mu by'ukuri batabuze ibyo kurya. Barahari benshi babuze amahoro muri iyi si, kuko iyi si tuyihuriramo n'ibintu byinshi biduhigira ubugingo n'umubiri, kandi bigamije kutugirira nabi. Birahari byinshi bigiye bitandukanye. Rero muvandimwe, ndaje kugira ngo nongere nkwibutse, si uko ibi ngibi utabizi cyangwa se udasanzwe ubizi, cyangwa se byanashoboka ko bwaba urwa mbere ubyumvise. Icyo ngira ngo nkwibutse, ndagira ngo nkuganirize kuri iri jambo rivuga ngo mbese amahoro wayabona ute? Amahoro urayababaye, amahoro urayashaka, nibyo ubana n'ubumuga bw'umubiri, ariko wabuze amahoro mu mutima wawe. Nibyo koko mu bigaragara mu bushobozi bwawe urihagije, urambara ikote ukaberwa, urambara igitenge ukaberwa, wakiyambarira umushanana ukaberwa. Ariko nubwo ubona uberewe, nubwo ugenda mu modoka nziza, nubwo utaha ahantu heza, ukaryama neza, ukabaho neza, mu by'ukuri mu mutima wawe nta mahoro, mu rugo rwawe nta mahoro, kandi nawe ibyo bintu byiyiziho. Ufite akazi keza pe, karakunyuze, ibihembo byako birakunyuze, aho ushaka kujya urahajya, aho ushaka icyo ushaka cyose ukakibona, na ndetse amafaranga uri nayo, ariko nta mahoro ufite umutima wawe. Mbese amahoro wayabona ute? Muvandimwe, nyemera untege amatwi wumve. Amahoro nta handi aboneka atari kwa Yesu Kristo. Amahoro abonekera ku Mana. Byonyine no kuba utajya ufata umwanya ngo wihererane n'Imana yaremye isi n'ijuru, ngo uyisenge, uvugane nayo mu cyumba cyawe cyangwa se ahandi hantu, burya nabyo biri mu bintu byatuma amahoro muri wowe uyabura. Umuntu usenga Imana, uvugana n'Imana mu buryo bw'isengesho, ndakubwiza ukuri ko burya umutima wigira amahoro. Ukeneye amahoro mu mutima. No kuba utajya ufata umunsi ngo
ugere mu iteraniro ry'abavuga Imana, ry'abaramya Imana yaturemye mu ishusho yayo, naho ugasanga ntuhaboneka. Ibyo nabyo biri mu bintu byakwimisha amahoro, biri mu bintu byatuma umutima wawe uhora igihe cyose uziritswe n'imigozi y'umubisha ari we Satani. Amahoro aturuka kwa Yesu Kristo. Jya mu nzu y'Imana urabonamwo amahoro. Muvandimwe, jya ufata umwanya usenge. Gusenga birafasha mu buzima kandi biruhura uwari urushye. Gusenga nibwo buzima. Amahoro utabonera mu bana b'abantu, amahoro wabuze aho uyakura. Yesu Kristo niwe utanga amahoro, niwe nyiri amahoro. Kandi imirimo yawe ukora iguha umugati y'ikiranukemo. Ibya Kayizari utanga mu mirimo yawe ukora, nubwo biba bitoroshye, gerageza ukiranukemo. Ujye wirinda kugambanira mugenzi wawe, ujye wirinda kugenda ucomeka bagenzi bawe. Utunama twarwihishwa twa 3, 4, 5 ugasanga uratubonekamo, kandi mu kutubonekamo kwawe ibyo ugenda wanzura, ibyo ugenda uvuga mu utwo tunama ni ku muntu runaka mukorana, urimo kugenda umusiga icyasha gusa, umuteranya. Ibyo ntabwo ari byo, ibyo urabyirinda, kuko biri mu bintu bituma umutima wawe ugenda ukagenda. Uko ugenda mwayo materaniro y'imbura mumaro, uko ugenda ucomeka mugenzi wawe, uko uvuga mugenzi wawe kandi umuvuga nabi, biri mu bintu bigenda bigukururira akantu k'umwijima, bigukurura akantu k'agasokozo bita mukushi. Ako kantu ka mukushi, icyo gisokozo cya mukushi kigenda kiza gake, ugasanga mu mutima wawe cyaragiye kiraguka. Akara gasokozo ka mukushi cyaragiye kiba cya mukushi kinini. Icyo gihe rero umutima uriho mukushi, reka mbivuge ntyo, munyakira neza ariko bene data muri kunyumva, aha ntabwo nababanukanye. Uhorana umushiha mu mutima wawe, uhorana umushiha mu ntekerezo zawe. No muri sosiyete wenda akavuga gutyo, mukorana imirimo ya Kayizari hano muri iyi si, ugasanga nabo ntabwo mubanye neza, ntimukorana neza. Buri kanya urashihurana, buri kanya ni ya ukuntu, ugasanga nta mahoro ufite. Kandi kuko ntabwo nakurenganya, kubera ko buryo umuntu atanga icyo afite. Icyo udafite ntabwo wagitanga. Gusa icyo nakwifuriza nuko wagarukira Yesu Kristo akaguha amahoro. Ubuzima ubayemo ubwo ari bwo bwose, ni ukuri muvandimwe, gusenga birafasha. Nyuma y'ibyo byose urimo, nyuma y'ubwo rugendo rw'ubuzima urimo, hari urundi rugendo, kandi rwo rushobora kuzaguhira cyangwa se ntiruguhire, bitewe nuko inzira zikuri imbere ni ebyiri. Amahitamo ni ayawe: inzira igana ku marembo afunganye n'inzira igana irimbukiro, mu marembo y'urupfu. Buri munsi turakubwira, buri munsi intumwa z'Imana zikugeraho, buri munsi ijambo ry'Imana uraryumva. Mwene data, gwino fata umwanzuro uhinduke mu mutima wawe. Igira umutima mwiza nk'uwa wundi wari muri Kristo. Gira umutima mwiza nk'uw'abamarayika. Ugira n'intekerezo nziza. Yesu atanga amahoro, niwe nyiramahoro. Nyemerera mpiniraho ngubwira uwumva ntavunika, kandi burya ngubwira ukuze ntabwo avurinda kuvuza ingoma, cyangwa se ntabwo arinda kuba yavuna inkoni hanyuma ngo abe yayihinduramo imirishyo. Ubwira umukuru ntabwo avunika. Yesu akugirire neza, amahoro y'Imana abane nawe, urukundo rw'Imana no kugirirwa neza nayo bibane nawe ibihe byose muvandimwe. Amen.